mu bana 10 ndi wa 11 wa 11 nje gucura nagiye epfo gato ndetse no kurimbana isikora nibagiwe mani ugana yashiramo mu kadafu nanga mani nibagiwe kiramo wari wese mu kadafu ni wese awa reba muri kamera none ubundi ubukubitira akantu ka mu kadafu nyere kwezi banimo mfata amasefi nuza propose ibyanjye ngere ku mupati na tamusheri nabyo kuzunyita sheri twara wamenya mukunda ubuceri ifiriti n'umuceri wape no bumeze neza ntari wa bumeze neza ntari yego igihe cyose mba ndi state Boringo yiga mu wa gatatu primaire iyo mubwiye mbywa yumva iki ngwa gakore nk'umuntu yiga mu wa gatatu kabisa imbere muri kamera rero cyari igihe kirekire nasubiraho ibyo bura nzabimenya ngeze reka nongere ngusuze mukunzi wa Iris Rwanda TV ndetse na Kigali Home TV. Reka nizere ko umeze neza cyane nawe umeze nkuko Imana ibyifuza. Reka nkubwire ko rero ushobora kuba wadukurikira ku mbuga zacu zitandukanye ariwo TikTok, Instagram, ukaba wakora subscribe rero kuri channel yacu. Ni kuri Facebook ni Iris Rwanda TV, Kigali Home TV, ndetse no kuri TikTok naho wahandikamo Kigali Home TV. Kagenda ubana natwe imigano bigiye bitandukanye tugenda tukugeza umunsi ku wundi. Murabona umupeti cyangwa se umusore, kamwite umusore kubera ko yuvuze umupeti ari gihe bumva ko ari umwana ariko ibikorwa afite biragaragaza ko ari umuntu mukuru ufite ibintu byinshi yakora kandi yageraho. So Boringo bimeze bite? Fresh man. Ameze neza? Naribi. Ego nizere ko rero mwamenye ko ameze neza cyane. Kamubere ko rero Boringo ari umwe mu basore bari mu rugamba rwa sinema cyangwa se mu ruganda rwa sinema bakiri batoya. Tumusanze hano mu karere ka Burera ahantu bakunda kwita mu Kinyababa. Kinyababa harya niko bahita? Yes, murenge wa Kinyababa. Bakagari Kabugamba. Yes. Kaburera. Intara ya Kigali amajyaruguru. Unabyumva ko rero ni umusore wo mu majyaruguru ukomeje kugenda rero nawe yaca ibintu mu mafilime agiye atandukanye. Filime araza kugenda atubwira atunyuriramo rero byinshi mu byagiye bimuranga rero mu rugamba rero rwa sinema, ndetse icyatumye ajya muri filime n'ibindi bitandukanye yakomeje kugenda ageraho umunsi ku wundi rero mu rugamba rwa sinema. Ariko reba muri kamera kugira ngo abantu bakurebe neza. Urabona ko afunze ukwasi kabisa. Afite afunze ukwasi sana kabisa. Ya Boringo meze neza fresh ariko kwa tatara ya rero komeza urebe muri kamera sano yegeye epfo gatoya, sano yegeye epfo gato aho ngaho sarimo neza. Okay, twakareka twikomeneze rero. Boringo twakomeje kugenda tuvuga ko ari umukinnyi wa filime, ariko tubwire filime wakinnyemo nizihe kugira ngo tukubite twihuta cyane kugira ngo iminota dufite mikeya. Urabona ko ni mu kagoroba, tuzi kwikoresha neza utubwira ku bijyanye na filime zawe ndetse n'ibyo uteganyije abakunzi bawe bagiye bagukunda muri filime zigiye zitandukanye yakomeje kugenda ukina ahantu hagiye hatandukanye. Navuga ko njewe ibintu nyina mbikunda, navuga ko ibintu nyina mbikunda kandi byishimiye. Yego, ni filime zihe wakinnyemo? Nakinnye muri Silent Killer. Nizo ngizo. Silent Killer ntabwo wakinnye mu yitwa Kubera iki? Kubera iki? Ngonguye. Iyi filime yitwa Kubera iki yo ntabwo wakinnyemo? Kubera iki? Ntabwo nabanye byibuka ariko nzi ko nshobora no kuba nakinnye. Cyamamare rero cyakinnye muri filime nyinshi, niyo mpamvu cyagiye kizibagirwa, ariko akomeje kugenda agaragaza ko ari umwana muto ufite impano kandi ashobora kuba yagera kure muri filime nyarwanda. Nk'uko rero twabibabwiye Boringo. Ese Boringo ni muntu ki? Ni umuntu ukunda ibiki? Boringo ni umwana wakangahe mu rugo? Boringo ni muntu ki tubwira? Jewe mu rugo ndi umwana navuga nyine 11 nyine 11 mwana wa 11. Mu bana bangahe? Ne mu bana 10 ndi wa 11. Wa 11. Nje gucura nagiye epfo gato. Yego, wa 11. Yes. Yego. Ese kuri wa 11 bakuru bawe bose barahari? Barahari. Baba hehe? Abenshi baba muri Uganda, ariko nyine abandi bakuru banje baba hano ruguru bakeya.
Muri Uganda ni bangahe, mu Rwanda ni bangahe? Uganda ni 6, hano ni 5. Yego. Ese Bolingo uriga? Ndiga. Wiga he, wiga mu kangahe? Niga mu wa 3 hano haraguru kuri JS Kinyaba. JS Kinyaba mu wa 3 primaire, secondaire, primaire. Yego. Rero murabyumva ko Bolingo ni umunyeshuri wo mu wa 3 primaire ubashe kuba yakina muri filime ebyiri. Ni bake mu Rwanda basha kuba bakina muri filime ebyiri ari ku myaka ya Bolingo, akaba rero ari umuntu wagaragaye muri filime kandi abantu bakamukunda cyane. Okay, nta muntu wigeze akubwira ko uzi gukina neza? Ni benshi cyane nta wababara. Nk'urugero nk'umuntu umwe ushimira mu bantu bose mwakomeje kugenda mukorana muri filime cyangwa se bagiye bagufasha kugenda utera imbere mu Rwanda rwa sinema. Nashimira umuntu bita Gugu, Imana imurinda ari hose. Yego. Ese kutishimye mwana ari ku kagoroba mwana? Urabona ahantu hahiye, dore nagusanze karitsiye koko? Oya nabi bisanzwe nabiba birenze. Birenze. Ariko ndabona mucangemo akantu kugira ngo banze umere neza. Wapi n'ubu umeze neza ntari wapi. Umeze neza ntari. Yego. Igihe cyose mba ndi state. Bolingo yiga mu wa 3 primaire. Iyo mubwiye mbywa yumva iki? Mbywa. Gakore nk'umuntu yiga mu wa 3 kabisa. Imbere muri kamera rero. Cyari igihe kirekire nasubiraho ibyo bura nzabimenya ngezeyo. Wegereye epfo gatoya gutya kuko ngubu ngaho. Ibyo nzabimenya ngezeyo. Yego, iyo bakubwiye rero, iyo bakubwiye ngo umwana mwiza, kuko nawe uri umwana umuntu wiga mu wa 3 primaire uko biri kose ntaga ameze nkanjye wavuye muri kaminuza utakiga, sibyo? Iyo bakubwiye umwana mwiza wumva ari umwana umeze gute? Tubwire mu magambo 10. 10. Ubwo ngiye kuvuga yo ndi kumva ari noza nyine yambere. Nyine batikubitana n'agasiri muri kaminuza. Icyambere, umwana mwiza ni wa mwana urumvira ababyeyi, uratumeka ikintu cyose aho bamutumye hose. Niyibe nyine imico mibi nyine akayirinda, akubaha ibintu nk'ibyo. Nabivuga muri make. Niwe mwana mwiza. Naho umwana mubi. Umwana mubi ni utumvira, urasuzugura, uriba, agakunda no kugira no guhora arakaye, guhemuka ibintu nk'ibyo nyine. Okay, gira ka message kamwe rero wahereza abana beza bakwegereye. Hari abakwegereye abana beza hanga ndi kubona abangahera 1 2 3 oya kame wegire kantu babwira tu kabagenewe nyine nk'abana beza. Hari ukuntu babona uko nari beza ukabibagahita unabibabwira nko kabacangemo. Ubwo nababwira atamaniga yanjye hari hose agubwe neza kwaje. Ariko hari ahantu nigeze kukumva uririmba dukubitira akapera ndetse no kuririmba na bisikona nibagiwe mwana. Ubwo nashiramo Mukadafu nanga Mwana nibagiwe ikiramo wari wese. Mukadafu ni wese awa. Reba muri kamera none ubundi ubukubitira akantu ka Mukadafu. Mukadafu Nyarekwezi banimo mfata amasefi nuza propose ibyanjye ngende ku mupati na tamusheri nabyo kuzunyita sheri ko hari abamenya mukunda ubuceri ifiriti n'umuceri kuri byemeze nk'inyarabuheri kandi ubwo ndi ku rugamba bwo gusakisha ubukanda nihiringa ku mihanda ngafatisha nka Maji the Black MC Club Heri Bakista Mukadafu nije ngarapa murataka muri rap gusa ni Mukadafu iyi nyito y'umuryango namaniga yanjye y'Inyamirambo nigira nk'umunyacyaro kandi mu Rwanda awucap mu kwifungana umutako ni utazi ko yitwa Mutacando nihirinze kanze ngo ikibazo kimwe wetse none se uyu niwe wizimeka witwa Mukadafu oya ko yambaye wizimeka ubwo afana wizimeka wizimeka oye wana murabyumva ko rero uyo Bolingo ni umupeti mwiza utwika kandi ushoboye tu. Abantu bafite amafilime yo kumushyiramo mushyiremo Bolingo azamura impano yo gukina filime. Urabona umwana wiga mu wa 3 primaire abasha kuba yakina filime, ubasha kuba yajya imbere ya kamera karapa. Ni umwana nyine ushoboye cyane. Nta kandi kantu se waduteraho kamwe kadara ka Mukadafu. Ka Mukadafu. Kandebera. Bela baby style.
kaduterere ati ntakubisa Amerika murayino muraziya Ya, mufane. Sudani na Somalia ntabwo zigera ubona umutekano nk'uwo mu Rwanda nahuye n'abakuru abana n'abacecuru nahuye n'abapasiteri abashehe n'abapadiri ntabwo zigera ubona ntanasorezaho n'ababi. Murabyumva ko rero umupeti wacu ari we Bolingo wo mu Kinyababa hari umupeti ushoboye cyane kandi w'umuhanga. Mukomeze rero mukugenda mukana subscribe aho ngaho hepfo ukande kukazogera nyabuna ntukibagirwe. Ujya kuri TikTok wandikemo Aldeje, ujye kuba wajya kuri Kigali Home TV kuri TikTok, kuri IG, kuri Facebook ndetse na LinkedIn. Nanone ushobora kuba wajya kuri Iris Rwanda TV hose ukabakana subscribe. Hose tuwagendana mu rugendo rumwe turi TV ebyiri zigiye zitandukanye zigenda zikugeza ibiganiro bigiye bitandukanye, ama exclusive interviews ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ubuhamya n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi kundi. Andika kuri 0788888881 ubashe kugenda ubana natwe ibiganiro bigiye bitandukanye dukomeze kugenda tukugezaho umunsi kundi. Ciao. Bolingo basezereza akantu kamwe. Nkeka ko abankurikiye bose aho bari hose bagume kugira intekerezo nziza ntacyo babaye, amahoro y'Imana bane nabo, kandi nanjye ubu ngubu aho ndi ntacyo mbaye, nabo bakomeze kugubwa neza, Imana ibarinde. Ciao.